Guys, nongeye kubasuhuza nanone kandi mbaha n'ikaze, mpa ikaze wowe mushya ugeze kuri iyi channel bwa mbere ndetse nawe usanzwe kuri iyi channel yacu uruha agaciro cyane ndetse uri uw'ingenzi kuri twebwe kuko duhari ku bwanyu, mudahari natwe ntago twaba duhari. So uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gukoresha cyangwa se tugiye kureba uko ushobora gutunganya ifoto yawe ukaba ushobora kuyeditinga neza nyine nk'umunyamwuga ukoresheje application muri telefone. Ni application tumaze iminsi tuvugaho cyane, ni application ikunzwe cyane ku ba content creator, aba graphic design n'abandi benshi bifuza gukora imirimo yabo ikaza imeze neza cyane. So iyi application rero nta yindi, ni application yitwa Pixelab. Pixelab ni application ikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo nko kuba ishobora gukora thumbnail, ishoboye gukora banners, ishoboye gukora presentation imeze neza, flyers, poster n'andi ma art agiye atandukanye. So rero iyi application irimo ibintu byinshi cyane, irimo features nyinshi cyane, hari igihe ushoboye kuba uyitunze utazi ko n'ifoto ishoboye kuyeditinga. Rero kuri iyi live yacu tugiye kurebera hamwe amwe mu ma features agize iyi application. Tubanze turebe buri kantu kose, ibyo turi bugerageze kureba, tugerageze nanone gukoreramo ifoto, turebe ese ifoto muri iyi application ikorwa gute, ese bisaba iki. We ugendane nanjye akantu ku kandi, ntihagire akantu kagucika kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi duhora tubategurira umunsi ku munsi utazajya ucikanwa. Nabyo nkwibutsa ko iyi nireba uko bikorwa, aho tubigisha ibintu uko bikorwa intambwe ku yindi, tukabasobanurira uko ushobora gukoresha ama software cyangwa se amaporogaramu agiye atandukanye, yaba kuri telefone yawe ndetse no kuri mudasobwa, ukaba ushobora kwiga byinshi bigiye bitandukanye, amasomo yagufasha kwiyungura ubumenyi. Aha ngaha niho uzajya uyasanga. Ngiye rero dukomeje kubana cyangwa se tuzajya tubana umunsi ku munsi, nitwa Nathan. So rero reka dutangire. Dutangire rero dufungura application yacu ya Pixelab. Pixelab nk'uko twatangiye tubivuga cyangwa se nk'uko dusanzwe tubivuga, na application ikora muri Android, ishobora no gukora mu mashini, ishoboye gukora mu mashini of course birumvikana, ariko niba unafite telefone iyi video irakureba kuko ni application ya telefone, ntago ari iyo mu mashini. Nubwo wenda ndi gukoresha imashini, ni uburyo bwo kugira ngo ahari bise n'ibinyorohera. Niba ukeneye kumenya uburyo ushobora kuyikoresha mu mashini, nabyo ushobora kubinyandikira muri comment, nkazabikwereka uburyo ushobora kuyikoresha mu mashini. So ukimara kuyifungura, murabizi uhitira kuri interface imeze gutya, bakakubwira mbere ya byose bakuzanira new text, kuko baba bazi ko wenda ugiye gukompozamo text, bakuzanira nyine text, new text iri default, bashobora kukuzanira new text iri default, bakakuzanira background iri default. We bitewe n'uburyo ubishaka ushobora guhindura background, ushobora wenda kubona ibintu barimo barakuzanira utabishaka, ukaba uvuga uti wenda bari kunzanira text kandi njye ndi gushaka gukoreramo ifoto. So icyo ukora rero nta kindi, mu gihe ugiye gukoreramo ifoto, urabizi mbere na mbere nanone uba ugomba gukenera background uri bukorere. Background ni ubundi ikintu cyose wakabaye ukorera aha ngaha, wakabaye ukenera gukoresha background. So iyo ugiye gukoresha iyi application nanone nk'uko twagiye tubivuga, ubanza kuyikorera gukora rotation ya telefone, ujya hajya hejuru kuri notification bars, ukamanura ukareba ahantu handitse rotate cyangwa se auto rotate, biterwa na telefone yawe uko byanditse simbizi, ukayitambika kugira ngo bize kukorohera, kugira nanone kandi screen se niyaguka ujye ubona features zigiye zitandukanye. Aha ngaha ni ukuvuga ngo niba bakuzaniye new text kandi ushaka kwikorera ifoto, uraza ugakora delete. Iyo ukoze delete, aha ngaha ushobora kuza ukimportingamo ifoto cyangwa se ukimportingamo text yawe ushaka. Ushobora kuza ugakompoza ugashyiramo shape. Kuri shape rero sasa ikintu hano dukora,
turaza tugire gutya. Reka tuze dukoreshe noneho utumenyetso tubereke buri kamwe kose uko kagiye gakora. Tugiye dukoresha ama highlight, utu du features mubona aha ngaha, sorry, reka dukoreshe aka kamenyetso k'aha ngaha gutya ka rectangle cyangwa se arrow, reka dukoreshe iyi arrow. Tugiye kureba aka ngaka, aka niko uhitiraho n'ibisanzwe ukabona izi background, ukabona aya matext agiye ariho. Turaza turebe hano ni iki kirimo, tuze turebe aka ga features ni iki kirimo, tuze turebe utu du features uko ari dutanu turi aha hasi. Utu du features uko ari dutanu twose turaza turebe ngo ese izi features zimaze iki cyangwa se zikora gute. Duhere kuri aka ka A. Aka ka A iyo ugahisemo uhita ubona ahantu handitse text. Text rero ni kimwe n'uko ushobora guhita urinaminga ya yindi wasanzemo mbere, ukaba ushobora guhita ko wongera ukayeditinga ukiyandikiraho amagambo yawe ushaka. Hari n'igihe usangamo quotes. Aha ngaha ukaba ni quotes ziba zigiye zirimo motivation cyane cyane, ugahitamo niba ari motivation, success, friendship. Hano haba harimo ama quotes agiye atandukanye ku bantu mukora ama motivation. Aha ngaha rwose biba byoroshye cyane ku buryo wenda niba ukora nk'inkuru kuri TikTok, uba ushobora kuzamo gutya, harimo indimi ebyiri, Icyongereza ndetse n'Igifaransa, ukaba wahitamo ururimi ushaka. Niba ari wenda motivation cyane, murabona ko ama motivation, ama inspiration kenshi cyane muri iyi minsi niyo akunzwe cyane kuko barimo amagambo yubaka. So wenda ugahitamo aka motivation ushaka. Reka turebe nka so the secret of getting ahead is getting started. Aha ngaho wenda ukahita ko wenda tuvuge uza ukahita winsatingamo cyangwa se ukahita ukora kuri iyo motivation yawe wahisemo. Ushobora kuza iyi motivation wamara kuyihitamo gutya, sorry ndabona suri irimo iragenda ikora nabi sinzi, ariko nyine ni ukuza kubyihanganira nyine tu. So ukaza wenda iyi motivation amagambo urayanditse, wenda urashaka guhindura amafonts, urashaka guhindura size, urashaka guhindura color. So aha ngaha ni ukuvuga ngo aha reka tugerageza kuzuminga, tugerageze gukora zoom. Murabona position ni ukuvuga ngo ushobora kuyiha position wenda ukazamura gutya, murabona ko gutya iba irimo irazamuka cyangwa se ugatambika aya magambo yajya muri direction ushaka, ukemeza kuri aka V. Aha ngaha edit ushoboye kuza ukiyongereraho ikindi kintu wumva wifuza ushaka. Aha ngaha ukaza kuri edit, ukaba ushobora kuza ukongera ikindi kintu cyangwa ukagira ibyo usiba, warangiza ukahita wemeza OK. Ushoboye kuza muri style nanone, style ushoboye kuba uzifite kuri browser yawe, ibyo tuzagenda tubireba. Ukaza kuri size ya text, ukaba ushobora kuyongera cyangwa se ukayigabanya ngira ngo murimo kubibona neza cyane, ukahita wemeza kuri aka ka V. Wenda ukaba ushobora kuyisubiza mu mwanya wayo gutya, cyangwa se wenda ukongera ukagabanya. OK, sasa warangiza ukemeza. Ushobora guhindura ibara nanone, aya magambo ukayahindura umutuku cyangwa se ukayagira umukara, cyangwa ugakoresha color gradient color, mbese aya mabara aba ari nk'umukororombya agiye avangavanze, cyangwa se ukajya kwiyadingiramo color ukazisetinga uko ushaka. Uraza kuri aka kamenyetso ukateranya, ugahitamo color, ugahita uza hano kuri color gutya. Tuvuge wenda turishakira icyatsi kibisi, ariko icyatsi kibisi gisa n'igitsindagiye, wenda gutya. Ugakurura wegeza hirya nk'uko turi kubigenza, warangiza ugakanda OK. Aha ni ku makara nyine ya gradient. Murabona ko gutya iyi kara ya gradient, none itegereza neza urabona ko aya magambo
inyuguti zigiye zitandukanye, ntago zifite amabara ameze kimwe, murabibona gutya. So rero aha ngaha ni kuri aha ni uburyo bwo kuba wahindurira kara. Noneho sasa tukaza kuri peyidingi. Peyidingi ni uburyo bwo gutandukanya izi nyuguti nyine zigasa nk'aho zijya zishyiramo esipasi hagati y'inyuguti n'indi igasigamo esipasi. Tuze wenda twemeze nka peyidingi, murabona uburyo hano zegeranye. The secret of getting ahead is getting started. So ukaza wenda peyidingi left cyangwa se peyidingi right. Wenda reka duhere left. Sorry, hano ni ukuvuga ngo ni ukuzikurura, ni ugukurura ujyana ibumoso cyangwa se ujyana iburyo, ugasa n'ujyana iburyo cyangwa se ibumoso. Aha ngaha gutya iyi tekisite yose nyine ihita igenda igana hehe, igana ibumoso cyangwa se iburyo. Ahubwo noneho aho watandukanya inyuguti n'indi naho ni kuri sipesingi. Sipesingi turaza kuhagera ariko reka tubanze turebe izi ficazi zose. Opasiti yo ni ubwitsindagire bw'izi nyuguti cyangwa se uburyo zigaragaramo. Ushobora kuza gutya, wenda murabona ko haba harimo 100%, wagabanya gutya ziza gutya zidatsindagiye ku buryo nyine uba ubona ari ibintu bidasomeka neza. Ariko biba byiza nyine itekisite iba igomba kuba ifite opasiti y'100%. So aha yari kuri iyi ficazi ya opasiti. Roteti yo ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo kuyihindukiza ikaba ishobora kumera gutya, kuyirotetinga mbese ukabicurika, ukabicuranura, mbese ukabigira uko wumva ushaka. Iyo ubonye utabikunze cyangwa se wenda uri kubikora nabi, ugenda uza kuri aka kamenyetso kateranya ikagenda umubare wiyongera rimwe ku rindi, wabona utabishaka ugakorozinga cyangwa se ukemeza. Aha ari kuri roteti. Masike aha ngaha ho ntituri buyibandeho cyane, ahubwo reka tuze kuri fonsi. Fonsi ni uburyo, ni sitire y'uburyo inyuguti zawe zigomba kuza zimeze. Aha turi gukoresha fonsi iri difoti. So muri izi difoti rero, muri izi fonti ushoboye kuza ugahitamo amaranti bodi, ukaza wenda ukemeza nk'iyi ngiyi, ukajya kureba ifonti yaba imeze gute. Ku ma motiveshoni gukoresha iriya fonti ni nziza cyane, ni iyi bita amaranti bodi, iyi ngiyi kuko murabona sitire yanditsemo ni nziza cyane. So aha ngaha ushobora no kuza wenda nk'amafonti ushaka, ukaza hano kuri mayi fonti, ukaba ushobora kwensitaringamo fonti zawe, uraza ukemeza, ukajya muri fayiro yawe cyangwa se muri wenda reka tuvuge mu bubiko bwa telefone yawe, hanyuma wamara kujyayo ukasangamo nyine wenda foda runaka wemejeho cyangwa se wasizemo irimo amafonti, ukaba ushobora kuza gutya ugakuramo iyo fonti ukayinsitara muri iyi apu yawe. Reka tuzemo hano turebe fonti dufitemo hano, so reka tuze turebe ko hari fonti twaba dufitemo, tuyinsitare mureba, dukuremo zumu, let's remove zumu. Okay, reka turebe hano niba nta fonti zirimo. So ndabona aha ngaha, reka turebe muri izi foda zo hejuru, biroro paka, matiriyozi, turebe pekso matiriyo. Reka turebe hano muri fonti, wenda dushaka gushyiramo nk'iyo bita fakoni, uraza ukayemeza gutya, iba ifite fomati ya TTF, aha ngaha gutya ukaza ukayemeza. So reka nze mbereke ahantu twagombaga kwinjirira. Reka dusubire inyuma ho gato,
reka tuze aha ngaha turemeza ntago turaza twemeze aha ngaha kuri aka gafoda gutya, nibyo byiza, tuze twemeze turebe ahantu fonts zacu ziri, tuze twemeze fonts gutya, wenda iya Falcon tuze tuyemezaho gutya, nitumara kwemeza no kuri telefone ni uku, barahita bakubwira ngo add directory, murabona ko font yacu yagiyemo, noneho twayikoraho ubwo ya text cyangwa se ya motivation yacu, ya magambo yacu twanditse araza muri iyi fonts, murabibona, reka tuze tuzominge, murabona ko ari inyuguti zigiye zicagaguye ukuntu, ni iyi ngiyi, ni font nyine yitwa Falcon, so reka tuze tuyemezeho gutya, nituyemeza tukaza tugakanda OK, murabona ko za nyuguti zacu zaje zisa nkaho zicagaguyemo ukuntu. Ukeneye materials cyangwa se ibi turi gukoresha, ibikoresho turimo gukoresha aha ngaha, wareba link iri muri comment section, hanyuma ukinjira muri group yacu WhatsApp, tukaba dushobora kuguhereza izi fonts cyangwa se izindi materials twakenera cyangwa se wowe wakenera gukoresha. So reka tuze ubwo kuri fonts turahavuye, tuze kuri style, aha ngaha kuri B style ushobora guhitamo ko aya magambo yawe araza abodinze cyangwa se ahengamye cyangwa se aciyemo umurongo, reka tubanze duhitemo abodinze gutya, cyangwa se aberamye cyangwa se aciyeho akarongo, murabona ko gutya hahise haza haciyeho akarongo, murabona ko haciyeho umurongo, wenda dushoboye kuza tukawukuraho gutya. Aha ngaha yari kuri iyi features, turacyari kuri iyi features ya A. Tuze ubwo twari tugeze kuri style, curve, tuze kuri curve ni uburyo wenda ushobora kubendinga cyangwa se kugondeka aya magambo, wamara kuyagondeka wenda nka gutya, ngira ngo wenda hari gutya murimo murabibona, amagambo yawe akaza abendinze nyine cyangwa se yigonze ukuntu, wenda ushaka kuyarekera gutya ukaza ukemeza yes, wamara kwemeza yes, aho biba bibaye. Hari uburyo nanone ushobora kuza ukavuga uti ndashaka ko amagambo yanjye aranditse gutya ariko abe afite background nyine inyuma afatiyeho, kuvuga ngo tuze hano kuri background turaza, ubundi akenshi uba usanga izi features zidafunguye nka gutya, ubwo ziba ziri disable, uhita utaninga on ukayigira enable, uyigize enable uhitamo background uri bushyire inyuma y'ariya magambo, ibara iraba ifite, niba ari umutuku gutya, niba ari umukara, niba ari gradient, niba ari umweru gutya, niba ari umutuku wenda se ukagenda uhitamo, niba ari ubururu, move, biraterwa n'ibara ukunze ushaka gukoresha kuko amabara yose hano aba arimo, ibindi ukagenda ushobora kongera iyi background ukayigeza hejuru, top padding cyangwa se bottom padding ukayigabanya ukayongera noneho igana hasi, bottom padding ni ukuyongera igana hasi gutya, top padding ni ukuyongera isa n'izamuka. Ibingibi iyo bibaye ushoboye guhita uza ukemeza yes cyangwa se ukabireka, cyangwa se ugakanda hariya kuri close, kuri kariya kamenyetso nyine ka close, ukaza ukemeza OK. Urabona ko ya magambo yacu afite background y'ubururu. So aha ngaha tuze kuri iyi feature yindi yitwa aligne, ni uburyo bwo kuregera niba amagambo yawe ari buze ari muri screen ari ku ruhande cyangwa se ari hagati na hagati cyangwa se ari ku ruhande rw'iburyo cyangwa se ari ku ruhande rw'ibumoso, niba ushaka ko amagambo yawe wenda hano, kubera ko reka dufate twandike nk'ijambo rimwe kugira ngo tuze kubiberekeraho nk'urugero, tuze turyeditinge, reka tuze tugarukire hano kuri secret of
the secret reka turekere nk'ahangaha gutya, risigara ari ijambo rimwe. Murabona ko hano riri ku ruhande rw'ibumoso. Nituza kuri aligne tukahitamo iyi ngiyi, iyi ya kabiri harazamo ahangaha iyo wenda ari amagambo menshi sorry, iyo wenda ari nka texte ukaza ukemeza iri jambo ryo hagati azamo hano hagati na hagati. Iyo wemeje ririya rya gatatu aza hano iburyo ku ruhande rw'iburyo. Iyo wemeje iri rya mbere aza hano ku ruhande rw'ibumoso. Yego. Ubwo warangiza niba ari hagati ukemeza iryo hagati rya kabiri ukahita wemeza yes. Icyo gihe usanga ryajemo hano gutya hagati na hagati. Nyine ubwo icyo gihe aba ari text. Iyo ari wemeje ku rya mbere aba ari aha ngaha gutya ku ruhande rw'ibumoso. Iyo ari ku rya gatatu aba ari aha ngaha ku ruhande rw'iburyo. So ibi ngibi iyo birangiye ni aha ngaha gutya turaza kuri spacing. Spacing rero ni uburyo bwo gutandukanya izi nyuguti, hagati y'inyuguti n'indi hakazamo umwanya. Hagati ya leta n'indi, kimwe n'uko iyo ari amagambo menshi wanditse uhitamo niba ari leta ugiye guspacinga cyangwa se ari word ugiye guspacinga, ariko twebwe hano reka duspacinge letters. Uraza ukemeza ugakurura gutya. Murabona ko inyuguti ziri space nyine tu. Murabona ko THESECRET izi zose zigeze gute zitandukanyemo hagati y'inyuguti n'indi harimo space. Yaba ari letter, yaba ari word, yaba ari amagambo murabona ko nyine kubera ko ibona ko ni amagambo abiri the secret. Iyo spacinze the na secret bihana umwanya intera ukemeza biterwa n'uburyo wenda ubishakamo. So ahangaha kandi nanone hakaza icyo bita line spacing, yo ntabwo turi buyikenere ahubwo tuze kuri stroke. Stroke ni uburyo bwo gutuma text yawe igaragara neza, igakurura usoma akaba ashobora kubona inyuguti wanditse. Niba wenda yanditse mu mabara y'icyatsi kibisi, wenda ashobora kuba iryo bara amaso yiwe atajya akurura iryo bara cyane, ariko kubera ko washyizeho stroke y'umweru, amaso ye akaba ashobora gukurura iyo stroke y'umweru, akaba ashobora gusoma iryo jambo. Wenda reka dushyireho umutuku. Murabona ko nka stroke y'umutuku ni uku nguku iba imeze, ariko impamvu mubona bimeze gutya ni uko twakoresheje ya fonts. Ibi ngibi ni urugero nyine turi kugenda tubaha, wowe wazabyandika muri style yawe muri fonts ushatse, wenda ushobora kongera stroke gutya, ariko ntago aba ari byiza. Nyine stroke igomba kuba byibuze ari gatoya kane kugeza wenda nko kuri gatanu, biba ari byiza cyane. So tuze kuri shadow. Shadow ni uguha text cyangwa se ikintu urimo urakoramo hano muri iyi application ukagiha igicucu kikagira igicucu. Uraza gutya kuri iyi features usanga iri disable ukayitaninga on ukayigira enable. Igicucu wenda nuko iyi text twayihaye background, niyo mpamvu hano hatajeho igicucu nyine ngo bigaragara, ariko murabona ko nyine niba wenda reka dukoreshe nk'umutuku, witegereje neza ubona ko wenda nk'iki gicucu ushobora kukijyana iburyo cyangwa se ibumoso kuri offset x cyangwa offset y cyangwa se y. So ahangaha warangiza nabyo wabona bikunyuze ukemeza v cyangwa se ugaclosinga. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo iyo birangiye uremeza. Hakaza uburyo bwa imbase. Imbase aka ga features nako gatuma inyuguti wanditse ziza zisa nk'izitsindagiye zigaragara ukuntu mu buryo buri utamenya nyine iyo font, ariko nyine bugaragara neza, nyine ubona ari ibintu bimeze neza cyane, nyine ari design nziza. Ukaba ushobora gukoresha iyi feature. Iyi features tuzayigarukaho, we ubyandike muri commentaire utubwire ngo muzakore kuri iyi features ntago nayisobanukiwe, warangiza ukaza ukayemezaho. Wenda tuyemezaho gutyo turekere. Tuze kuri perceptive
perceptive. Perceptive ni features igufasha kuba wafata wenda nk'aya magambo ukayaryamisha, ukayahengura, mujya mubona ama thumbnail, umuntu yafashe wenda nka thumbnail akayishyira, akagenda yongeramo amafoto ukabona arahengamye, ni uku nguku baba babikoze, bakayaryamisha, ukibaza niba ari rotation ariko ntabwo aba ari rotation, ni iyi features baba bakoresheje aha ngaha. Tuzabibereka nabyo intambwe ku yindi. Hakazaho uburyo bita 3D rotate. 3D rotate ni uburyo bwo kuyihindukiza cyangwa se guhindukiza aya magambo ariko mu buryo bwa 3D. 3D murabizi aba ari rotation nyine ya x and y axis nyine, ku buryo iba ishobora kwizenguruka nyine 360 niba ntibeshye, ukareba mu nguni zose. Iyo wenda ubona uburyo wahisemo niba ari x axis ukunyuze cyangwa se y axis uhita wemeza yes. Ubu ni bwo buryo bita 3D rotate. Hakazaho 3D text. 3D text ni uburyo bwo kugira izi nyuguti zikaza mu buryo bwa 3D. 3D kuriya nyine biza bisa nk'ibintu byubatse ukuntu, ari ibinyuguti bisa n'ibyubatse, ushobora guhitamo perceptive cyangwa se oblique. Gusa perceptive niyo nziza kurenza oblique. Wabona ubwo buryo bukunyuze aha ngaha, impamvu tutari kubitindaho ni uko iyi text twayihaye background, kandi iyo nyine izi features uzishyize kuri text ifite background, nta effect igaragaza umusaruro mwiza nyine bigira. Iyi background uba ugomba kuyikora kuri text mu gihe ari ngombwa. Tukaza kuri 3D shadow. 3D shadow ni ugushyiraho iki gicucu ariko kiri mu bwoko bwa 3D. Uza naho ugataninga on, ukaza ukareba opacity yacyo cyangwa se ubwitsindagire bwacyo, ukaba ushobora kubugabanya, gusa biba byiza iyo ushyize mu cya kabiri ntugeze ku 100%. Ukaza ukexpandinga ukacyagura nyine. Iyo ari inyuguti nyine ubona ko hari kuza igicucu cyazo, ukagenda uhitamo niba kiza ari igicucu cy'umutuku, umukara, umweru, biterwa na leta izo arizo. Tukaza kuri reflection. Reflection ni ukugarukirana kuriya nyine, wenda ikintu gishobora nk'urumuri tuvuge cyangwa se nk'ikintu runaka, kuriya gikora reflect cyangwa se kikongera kikigarura kikagaragaza n'ubundi igicucu, bijya gukora nk'aho ari nk'igicucu ariko noneho ubona icyo ngicyo ari kopi y'ikindi ariko cyaje mu buryo bwa mirror cyangwa se bwa mirror. Ngira ngo wenda aha ngaha turimo gusobanukirwa, icyo udasobanukiwe ucyandike aha ngaha hasi muri comment section. Tudatinze rero live yacu y'uyu munsi reka tuyigarukirize aha ngaha, ariko ndatekereza buri wese yabashije gusobanukirwa no kumva iby'ibanze kuri iyi application ya Pixolab. Twatangiye tuvuga icyo ikora, aho ikoreshwa, ndetse n'uyikeneye kandi wowe urayikeneye nk'umu content creator, kuko iyi application cyangwa se reka tuvuge programme ni iyawe, kuko uzakenera kuyikoresha mu ma content yawe, gukora ama thumbnail, gukora ama poster, ama flyer, ama art menshi agiye atandukanye. Hano uzakoramo ama artwork agiye atandukanye. Uziga ugumane natwe twigane, maze uzabashe gusobanukirwa byinshi biruseho kuri iyi application ya Pixolab. See you next time. Ndabashimiye cyane mwe mugeze kuri iyi live muri bashya, mbashishikariza kugumana natwe, ibyiza biri imbere. Mukomeze murebe amasomo yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, amasomo yo ntakagaruka. Ubwo ngubwo tuzasubire no mu bindi biganiro biri imbere. Ciao ciao.